Nari nkwitabye mugabo mwiza, wari wambwiye ko nshaka rwose, nari nje ngo umbwire tuganire nk'uko wari wabyifuje, ariko rero ni ukugira vuba dore nsize imirimo ari myinshi, mfite imirimo yo mu gikoni rwose dore sindateka, kandi ngomba no kumesa imyenda y'abana, no mu gikari ntabwo hakubuye, byose birandeba, ngomba kurara mbikoze. ntabwo ndateka abandi bagore ni uko bakora se barata imirimo, wakabaye waraye ubikoze cyangwa ntabwo ari icyo naguhamagariye kundatira ibyo ugiye gukora, nanjye mba mfite ibyanjye nkora bindeba. ndagira ngo nkubaze, ubundi inda yawe ni izibyara abakobwa gusa? ubu ntitugize imbyaro enye ari abakobwa gusa ubyara, habuze iki ngo ubyara abahungu nk'abandi bagore di? ni icyo ngicyo nagira ngo nkubase kandi unsubise wihuse. Windenganyiriza ubusa rwose, bavuga ko urubyaro rutangwa n'Imana, kandi ikindi batwigishije ko rwose umugabo ari gutanga igitsina cy'umwana, ubwo rero sinzi impamvu ari njye wabibaza. Tugendeye kuri Bibiliya, Imana rwose niyo yatugeneye abo bana, kandi umwana wese agira akamaro, ntabwo uvuze ko umwana w'umuhungu ari we wenyine rwose uzagira akamaro ababyeyi ndetse ngo akagirire n'igihugu. Tugendere rero ku bijyanye n'amasiyanse, kandi ikindi umugabo niwe utanga igitsina, nanjye nakabaye mbikubaza, ariko sinakurenganyiriza icyo ngicyo, kuko njye nsobanukiwe neza ko umwana wese ari nk'undi. maze agatsinda ikindi dupfa wigize incyome, ujye usubiza ibyo bakubajije di, unjyanye mu bya Bibiliya, ubu ngubu turi muri gatigisimu. ntunkandagize ubwo bushuri bwawe di. iteka ukunda kuzana ngo amasiyanse, nukundataho ko wize amashuri se? nanjye mfite ayo navukanye, kandi ntabwo wandeba mu bwonko wikandagije amashuri yawe. ubwo se unsubije iki mu byo nkubajije? ushubije impamvu byari abakobwa gusa cyangwa? Sindenganira ubusa rwose, ujya kunshaka wari uzi neza ko ayo mashuri nayize. Iyo rero uza kubona bitakunyuze, ari gushaka abo muhuje urwego rw'amashuri, kandi ikindi singusuzugura nitwaje ayo mashuri, ahubwo nari ngusobanuriye ukuri kose. Reka rero nigire mu mirimo yo mu rugo rwose, icyo kibazo cyawe rwose ndumva nta gisubizo ngewe ubwanjye ngifitiye. Ibyo uzakora byose biri mu bushobozi bwawe, kandi n'ingaruka zabyo niba uzazirengera. hayi abantu banjye, turi kuri Bwenge Media. turabashimiye rero abantu twakomeje kubana kuri video zitandukanye, ababashije gukora subscribe turabashimiye, muri abantu b'abagabo. abatakora subscribe rero turabasaba gukora subscribe kugira ngo tuzabane muri video zitaha, video zisekeje. ubu tugiye no kujya twiga uburyo ki butandukanye dushobora gufungura za channel, gukoramo amafaranga kuri YouTube, za application zitandukanye twakoresha mu kweditinga, kugira ngo rero ibyo byose bitazagucika. Kanda subscribe ukande no kukazogera kugira ngo video zacu tujye tubana. Imana iduhana umugisha. Shalom.